Mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane, twari twasize uwitwa Kimi ndetse na Robinson barimo baganira, aha ngaha Robinson yari amaze kubwira Kimi ko amukunda, ese ubundi aho Kimi yaje gusubiza iki? Yaje kubyemera se cyangwa ntiyigeze abyemera? Reka inkuru yacu n'ubundi tuyitangirire kuri aba ngaba bombi babiri. Kimi arimo abwira Robinson, avuga ati Robinson, jye nawe turi abavandimwe kandi binongeye urabizi ko nyine nanjye ngukunda. Robinson ati yego urankunda ariko nkunda as your brother, not your boyfriend nangwa se inshuti yawe magara nyine tu, bitandukanye nuko nyine unkunda nk'umuvandimwe kandi ibyo njye ntabwo ari byo nkeneye. Kimi ati nibyo ndabyumva pe, ibintu byose uri kunsaba ndi kubyumva, humura rwose wivunika, ndimo ndandastandinga buri kimwe cyose uri kumbwira, ariko nanone I'm asking myself, bizagaragara gute muri public, mu rugo imbere ya mama, barumuna bawe n'umuryango wawe mugari nyine tu, abantu bose bazi ko ndi nka mushiki wawe, kwanza bazi ko ndi mushiki wawe, so how comes ko ngiye guhinduka sheri wawe? Robinson aherako akabwira Kimi, akabwira ati Kimi, njye nawe nta sano y'amaraso dufitanye, nta nubwo wenda ari no kuvuga ngo ni ibya kure nangwa se wenda ni ibya hafi ngo nyine hari ikintu dupfana, ntacyo pe, kandi nawe urabizi ko ntacyo. Rero kuba ngufata as my sister muri public, abantu bose bakaba bazi ko nyine uri nka mushiki wanjye, mu mboni zanjye numva ngukunda, ni ibintu bibiri bitandukanye. Ikindi kandi nta mpamvu yo kureba ku bandi bantu, reba kuri wowe ubwawe nanjye ubwanjye. Ese ubundi icya mbere ni uko njyewe nyine ngukunda pe, icyo kwibaza ni kimwe, ahubwo wowe wankundira ukankunda? Kimi ati rega si uko ntagukunda Robinson, uri umusore mwiza, rimwe na rimwe njya numva no muri company, kuko mu gihe gito yamaze nza muri company, nyuma y'uko mama abyemeye, bwa mbere nkigera muri company nahuye n'umukobwa umwe aranganiriza, nyine ntabwo ndi bumukubwire, mu rwego nyine rwo kurinda umutekano we ndetse na bagenzi be. Arambaza se uri umukozi hano? Ndavuga yego nje gukora hano nyine nk'umukozi. Arambaza ati none se boss muraziranye cyane ko twabonye ari we wakuzanye? Nanjye ndavuga ati yego turaziranye birenze ahubwo nuko nanabikubwira. Abanza kwikangamo ukuntu, arambwira ati muraziranye? Ese uri umukunzi we? Ndavuga oya ntabwo ndi umukunzi we ariko turaziranye. Sinigeze ngira ibintu byinshi mubwira, nyine hanze aha bazi ko nyine muvuka muri abahungu, ntabwo nari kujya kumubwira ko ndi mushiki wawe. Ni umubyeyi w'umumama nyine ubona ukuze kandi uzi kureba. Arambwira ati ko nabonye urebana ukuntu na boss, nkaba mbona uri umukobwa mwiza, aho ni haba hari ukundi kuntu bimeze n'ubwo wamishe kuri sheri we? Ndavuga ati rwose wigira impungenge, uri hano umuntu usanzwe kuri njye. Nyuma arambwira ati uzitonde,
n'ubu uri na sheri we ntuzigere ubivuga, ati kuko muri iyi kampani rwose abakobwa bayibamo bose, hafi ya bose n'abafite amaposita akomeye bakunda boss. Rero uzabe careful. Wakwibaza uti se ibi mbivugiye iki, kuki mbivuze? Nashaka kukumvisha ko uri umusore mwiza kandi ufite abakobwa benshi beza bagusariye banagukunda. Rimwe na rimwe njya nanabyumva. Ni nayo mpamvu uzasanga akenshi iyo turi mu kazi mba nsa n'ukugendera kure kuko mba ndi kwirinda. Robinson ati Kimi, ibintu byose uri kumbwira ndi kubyumva. Ndi kubyumva pe, ariko njye nawe twabinyuranamo. Kuba aba bose bankunda nta kintu bindebaho, yewe nta nubwo mbyitayeho. Barankunda ariko njye simbakunda, baranshaka ariko njye nshaka wowe Kimi. Ahubwo nyine mbwira, uri tayari? Ese uri ready? Kimi aratekereza akiyumvira umwanya munini. Nta kindi kintu akora, ahera akahobera Robinson. Akambwira ati erega twe nk'abakobwa dukunda kwihagararaho, iteka tuba tuzi igisubizo cy'icyo dushaka, ndetse kandi iteka ushobora kubaza umukobwa uti se urankunda, nangwa se ukamubwira ko umukunda, akigiza nkana akinyuza hirya no hino asa n'uwijijisha nangwa se n'uwirengagiza, ariko mu by'ukuri natwe turakunda, natwe tugira umutima. Kenshi nagiye nkururwa n'uburyo unyitaho, ariko nanone nkabwira umutima wanjye ko udakwiye kugukunda bidasanzwe kuko nagufataga nka musaza wanjye. Kuri njye numva kugukunda ntacyo bintwaye kuko naba ngize umugisha nkakundana n'umuntu uri hafi yanjye, umpora hafi, tuzabana ndetse tukagendana intambwe ku yindi, binongeye ntagiye gushaka mu wundi muryango uri kure ntazi. Wowe ndakuzi, mu myaka tumaranye ntekereza ko byibura amaze kukumenya. Ikindi cya kabiri kirenze kuri icyo, uwo nakita mabukwe ari nawe mama wanjye arankunda cyane bidasanzwe, meze nka gold kuri we. Ese amahirwe nk'ayo urumva ari nde wayitesha? Amahirwe nk'ayo ni ukuri sinayitesha, kandi ntekereza ko gukundwa nawe ari umugisha. Ahubwo se buriya iri hirwe narisobanura gute? Ndumva nishimye pe, ntago nzi igihe umaze unkunda nubwo wambwiye ngo wankunze ukimbona, ariko gukundwa nawe ni umugisha. Robinson aherako akamubaza ati none se basi urabyemeye? Kimi ati yego ndabyemeye pe, reka basi twihe amahirwe tugerageze njye nawe dukundane.
tuve kuri Kimi ndetse na Robinson twigarukire kuri Bianca. Bianca rero aba arimo asa n'aho ari gutongana na Dylan. Dylan ari kumubwira ko Bianca urashaka kunsenyera kweri? Bianca tugize ngo iki? Njyewe ndashaka kugusenyera? Ako Dylan ubundi mu mutwe wawe habamo ibiki? Kano kanya surasaze? Dylan ati Bianca urabizi ndagukunda pe, kandi nawe urankunda ndabizi, ariko byibura mbabarira umuryango wanjye ushyire kure y'ibi ngibi. Nk'ubu umugore wanjye naramukomerekeje hejuru y'amafuti yawe, yaramamagaye turi kumwe uramwitaba, amagambo wamubwiye urayibuka. Natashye nisharirije kugira ngo nyine byibura hataze kugira ibintu byinshi ambaza, birangira nanamukubise mu buryo ntatekerezaga. Sinigeze niri na rimwe ntekereza kuzakubita umugore wanjye. Ndabizi ko Raila nkunda pe, ibyo rero bigatuma numva namwubaha nkanamuhesha agaciro. Rero nyine ibyo dukora byose njye nawe basi reka umuryango wanjye ujye kure. Bianca tugize ngo iki? Dylan, are you out of your mind? Urabizi kuri kubibwira Bianca ugukunda, ariko uranabizi kuri kubibwira Bianca wasezeranije ko nyuma y'uko umugore wawe abyaye muzabana. Uhindutse ute rero? Uje kubivamo ute? Dylan ati rega Bianca ndi gutekereza gusiga umugore wanjye. Undi ati bucecetse please wait. Dylan ati Bianca mbabarira unyumve, nyumva nyine nkubwire. Undi ati niba utagiye kumbwira ibintu bizima nshaka kumva, shut up. Dylan ati ngo iki? Ninjye uri kubwira ngo nzibe? Bianca ngo hari undi turi kumwe hano utari wowe. Dylan, njyewe nawe turi imbirimbiri, nta hantu nta namwe uzanshikira, ndi umugore wawe, ntabwo nitaye kuri Raila. Hari igihe uri kumungangisha ngo umugore wawe ngo yarakubyariye ngo afite umwana, nanjye ndatwite. Maze iminsi nkubwira nkeneye tuganire, hari ikintu nshaka kukubwira nkabona wiraza i Nyanza, so reka mbikubwire nubwo ndi kubikubwira mu buryo butari bwiza. Even I am pregnant, kandi ntwite inda yawe. Dylan ati ngo iki? Bianca, are you serious? Undi ati yes, of course I'm serious. So do you think I'm lying? Ntabwo uratekereza ndi gukidinga? Dylan, ngenda gukunda n'umutima wanjye wose, sinitaye ku bintu ibyo ari byo byose, nk'uko wabinsezeranyije. Go and pack your things, uze njye nawe tujye kubana. Umugore wawe umbwira amafaranga yose ushaka tuyamushyirire kuri konte, azamufasha nyine we n'umwana we nyine tu, ariko uze tugende. Dylan ariyumvira, imitima ikamubana myinshi, tangira kwibaza ati se nsiga umugore wanjye, nsiga byose byanjye, umugore w'isezerano n'imfura yanjye, ubundi ngende? Nta kindi kintu rero uwitwa Dylan akora,
ahera kakabwira Bianca kavuga ati Bianca ndagukunda pe kandi cyane ntago nshaka kukubabaza tuzahura ejo ariko nizere ko njye nawe tuzajya kuba kure sinzi umubare w'amafaranga uri bufate ugashyira kuri konti ngiye kuguhereza bikazatunga umugore n'umwana wanjye Bianca ati wivuga umugore n'umwana wawe kuko umwana n'uwawe ariko umugore ntakiri umugore wawe ninjye mugore wawe Dira nahera kakamusoma kabwa atako kugasomyo nako gusaba imbabazi aho ubyiburureke kurakara sibyo se mukunzi Bianca terega nawe ujya unkoro ujya untesha umutwe be rimwe na rimwe ujya utuma nsara reba nka mukanya warunkoroza ubu warutangiye kunzamurira isukari pe Dira nti isukari irazamuka kangahe ubwo nyine ubundi yari isanzwe izamuye ahubwo ubwo ngubwo urashaka kubingerekaho tuve kuri Dirani ndetse na Bianca twigarukire kuri Nimurat abasohotse mu cyumba yambaye neza Lucas nawe bari hafi aho ngaho asa naho amutegereje akimubona asohoka nawe ubwo arumirwa agatungurwa areba ubwiza bw'umukobwa akumirwa Nimurati aza amusanga asa naho ari guseka Lucas ahera akamuha ikiganza kamufungurira n'umuryango w'imodoka nawe akinjira mu modoka bakerekera bagenda mu muhanda Lucas agenda acuranga uturirimbo tw'urukundo indirimbo imwe ivamo hajyamo indi Nimurati arazumva agahera kabaza Lucas ko numva uri gucuranga indirimbo z'urukundo are you in love Lucas menyereye atandukanye n'uwo ndi kubona uyu munsi Lucas sinzi ahorana amaganya nk'aya Yeremiya muri Bibiliya ibintu by'inkundo ntabikozwa ako by now ndabona ntazi mfite akanyamuneza n'ibyishimo Lucas araseka akavuga ati one day you gonna know so ndatekereza hakiri kare ariko igisubizo cyo kiri hafi aho Nimurati ati okay ahubwo mbere kumbwira ngo nitegure hari ahantu tugiye kujyana so where are we going Lucas ati somewhere too Nimurati okay niho ufashe vora ubwo nyine ndagendera kuri wowe ako nizere ko basi dutaha kare kugira ngo byibura ejo nzabona ukuntu njya mu kazi That's okay baragenda akamujyana ahantu hari ubusitani bwiza hatuje hafi aho hari n'amazi genda bakicara hafi aho haba hari akayaga hari amahumbezi ahantu heza cyane Nimurati akihagera ahera kakabaza Lucas ahantu wahamenye gute kari heza ra mbega place ahantu rwose iyi place rwose iri so cute Lucas ati aha hantu rero ni ahantu amakupura ajya asohokera abantu baje muri honeymoon nabo bajya bahaza
So navuga ngo aha hantu ni ubusitani bw'amakupure, kera cyane najyaga mpaza, so n'uyu munsi nifuje kuhaza. Ni muri atatu ahantu burya ni mu busitani bw'abantu bifitiye urukundo. Wow, ni byiza ndahakunze, ni heza. Lucas rero atangira kwitegereza Nimrod. Mu kwitegereza Nimrod ahera akamufata ibiganza akamubwira ati Nimrod, uri umukobwa mwiza pe, w'amaso meza, ufite ukuntu uremye bitangaje, ufite ukuntu ureba bitangaje, ufite n'uko uteye bitangaje, uri mwiza pe, you are beautiful in and out. Rimwe na rimwe hari igihe ujya usanga umuntu ari mwiza mu maso, physically ari mwiza pe, ariko internally atari mwiza, usanga nyine ubwiza bw'inyuma ntaho buhurira n'imbere. Ariko wowe in and out uri beautiful pe. Nakunze ukuntu wita ku bantu, wanyitayeho ari ubwa mbere umbonye. Hahandi nari narataye icyizere, numva isi yarantaye n'abantu baranyanze, isi yaranyikaragiyeho, numva nta kintu n'iki na kimwe nsigaranye. Wabaye nk'igitangaza cyaje kingana, waje umeze nka marayika murinzi mu buzima bwanjye. Maze iminsi nkwitegereza, reba ukuntu unyitaho, umenyera buri kimwe. Niyo utavuga mbibona mu maso yawe Nimrod. Ndahamanya n'umutima wanjye 100% ko ntari kubeshya. Ibintu byose unkorera ntabwo bisanzwe, ubinkorera kubw'urukundo nkunda. Naricaye nanjye ndatekereza ndavuga gute niba mfite umugisha, naragize ihirwe ryo kubona umuntu unyitaho, akankunda uko ndi, akankunda n'ibyanjye byose, akankunda muri aka gahinda mporana n'iyi shavu ngendana umunsi ku wundi, akampa urukundo, akampa buri kimwe, nkagira umuntu umpangayikira bidasanzwe. Ese uwo muntu ntakwiye urukundo rwanjye? Ese uwo muntu ntakwiye attention yanjye? Nimrod, nakubeshye, numvaga mu mutima wanjye ntazigera mbona umuntu usimbura Jinta. Numvaga mu mboni zanjye ntazigera mbona umuntu wankunda nk'uko yabikoraga, wampangayikira nk'uko yampangayikiraga. Ariko none dore urahari, unyitaho mu buri kimwe, umpa urukundo ntarabona ku bandi bose. Najyaga nicara nkumva ubuzima n'isi Jinta atarimo ntacyo bumariye, ariko watumye nongera gukunda ubuzima, watumye nongera kwikunda. Nimrod, sinabona uko ngushimira, yewe simfite n'icyo nakwitura. Ariko uri ingenzi mu buzima bwanjye. Tuve kuri Nimrod ndetse na Lucas gatoya, ahubwo twigire kuri Layla na mama we. Layla uba ubona asa naho adatuje kandi atanezerewe. Mama ahora amwitegereza akamubwira ati mwana wanjye ko mbona utishimye, mwana wanjye ko mbona utanezerewe, kandi what's going on?
urabizi ni wowe bucurangira, ni nawe mwana duhuza, nubwo tujya dushwana kubera amabi yanjye n'amakosa yanjye, ariko mwana wanjye ndagukunda. Ninde wambabarije ubukobwa? Ninde wambabarije ikibondo? Ninde wambabarije bucura bwanjye? Umwana umwe rukumbi nkunda, navuga ngo rwose kandi unyumva akananyumvira. Undi ati mama, byanjye imbwa zabirwaniyemo pe. Ariko se ubundi mama ntarakubwira ibibazo byanjye? Kuva Lucas yagenda cyagiye wari wongera kumubona? Urabizi telefone ntayo yari afite. Duheruka avuga ko ari bugaruke, wongeye kumuca iryera? Undi ati ko yatubwiye ko ari umuntu mukuru se, ndategereje igihe nikigera azagaruka. Ahera ati ko mama nta nubwo bugira, amezi abaye angahe? Wowe uri aho ngaho uratuje? Lucas ntago ari uwo gutererana. Mama yaba yariyahuye koko? Lucas yaba yariyambuye ubuzima? Mama, ibi bintu bitekerezeho. Sinzi impamvu numva mfite igihunga. Umuntu wagiye avuze ngo arizana, njye nagiye nihesha amahoro rimwe na rimwe nkavuga nti anytime azagaruka, ariko yo aho bigeze aha ngaha rwose nanjye ndumva mfite ubwoba. Aho buriya ameze neza? Mama we ati Layla, mbabara witekereza ibyo bintu ku mwana wanjye, wimutekerezaho ibibi nangwa se ngo bimusurire. Ndabizi Imana yandindiye umwana, nahara aratuje, ahubwo mbwira wowe ufite ikihe kibazo? Irahera kakabwira mama we, kambwira ati mama, jye na Dylan ntago tubanye neza. Ibintu birasa naho bitari ku murongo. Ikindi kandi maze icyumweru ntazi ahantu Dylan ari pe. Ndamuhamagara ntiyitaba, ndamwandikira ntasubiza. Ibintu byancanze, byanshobeye sinzi icyo gukora. Undi ati none se mwapfuye iki? Undi ati mama byihorere, iminsi yashize nyine twashwanyemo ukuntu, ngira ngo ahari uranabibona ko nsa naho mfite igikomere. Ni Dylan nyine wangize gutya. Undi ati ngo iki? Dylan yaratinyutse ankorera ku mwana? Dylan yaratinyutse aragukubita? Ahera ati mama ibyo ntabwo ari byo ndi kurebaho kano kanya. Ndi kwibaza icyumweru kirashize adataha, ntanyitaba ntansubiza. Iby'uko nyine yankubise ubu ntabwo ari byo ndi kurebaho mama, ahubwo ndi kwibaza niki kiri kujya mbere. Ndagira ibibazo byo muri uru rugo, ngire guhangayikira musaza wanjye Lucas, ngire ko ari umugabo wanjye sindi busare. Mama bikomeje kunshanga pe no kunshobera. Undi ati ariko simbyumva. Hariko ibibazo biragwira. Tuve kuri Layla ndetse na mama we, twigarukire kuri Nimrat ndetse na Lucas. Lucas yitegereza Nimrat mu maso, akamwitegereza cyane. Nimrat agira ngo akagira isoni, agasa n'uwubika amaso. Lucas akambwira ati oya wikubika ayo maso meza nkunda, komeza undebe, nkunda uburyo undebamo, nkunda uburyo ureba n'ubwitonzi, byuje urukundo kandi ndetse n'amarangamutima. Amaso yawe ashobora gusobanura byinshi wowe ubwawe utabasha gusobanura. Amaso yawe ashobora kuvuga byinshi
akanwa kawe katabasha gutobora ngo kavuge, amaso yawe atekereza cyane byagutse kandi agasohora ndetse akanagaragaza ibiri mu mutima wawe, mu gihe umutima wawe wananiwe kuba watuma utobora ngo uvuge. Nimurata, ndi umunyamugisha pe. Rero niyo mpamvu nakuzanye hano, ntago nitaye ku byo nanyuzemo, ku bintu bishaririye nahuye nabyo, ariko uyu munsi ndashaka kongera guha amahirwe umutima wanjye, nshaka kongera guha amahirwe ibyiyumviro byanjye, ntabwo nshaka kuzicuza kuba ntarigeze nkugira uwanjye, sinshaka kuzicuza impamvu ntigeze ngukunda, aho kugira ngo nzicuze impamvu ntagukunze, ahubwo reka nzicuze impamvu yatumye nkerererwa kuba naragukunze. Mbabarire, narakererewe, nakererewe gutuma mpabwa karibu mu buzima bwawe ngo nawe uhabwe karibu mu buzima bwanjye. Ndabizi niyo utavuga, ariko ndabizi njye nawe twiyumva kimwe. Nimurata, njyewe Lucas ndagukunda, ntitaye ku bingaragiye, ntanitaye no ku biriho, ariko numva nsigaye ngukunda kandi ngukunda biri serious. Hama nkumva nshaka kukwibariza kandi umbwize ukuri, ahari nshobora kuba mbona ibidahari, nangwa se umutima wanjye ukambwira ibitari byo. Ko njyewe Lucas nsigaye numva ngukunda kandi nisanze ngukunda, byibura wowe urankunda? Ase wambera umukundwa? Nimurati, wakemera njye nawe tugakundana? Wambera umukunzi? Mba numva iteka waba uri iruhande rwanjye, mba numva iteka wampora hafi. Iyo ndi kumwe nawe mba numva ndi mu biganza byiza. So please, will you accept my request? Ahari wenda ushobora kuba wumva uri nko mu nzozi, utari kwiyumvisha ibintu ndi kukubwira, ariko I'm serious. Ibi ndi kukubwira ndakomeje. Nimurati, ndagukunda. Ese basi wanyemerera ukambera umukundwa? Ndacyari kugusaba, nciye bugufi, ari nako nguhendahenda, byibura ngo wumve request yanjye, ugire icyo uyivugaho. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese aho Nimurati na Lucas baba bagiye kujya mu rukundo bagakundana? Ubundi se nibaramuka bakundanye, byibura Nimurati nyirabukwe azamukunda? Byose ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane, dusize Kimi na Robinson nabo bari mu rukundo. Ese abangaba urukundo rwabo ruzakomera? Mama wa Robinson se nabimenya azakomeza mukunde, azamukunda nk'umukazana kandi yamukundaga nk'umwana we akunda cyane? Dusize Dylan, Layla asa naho yamubuze. Ese koko yaba yarajyanye na Bianca nk'uko bari barabipanze? Byose ni mu bice bizakurikira. Njyewe nitwa Atete. Inzitane rero ninjye uyandika, ni nanjye kandi wibagezaho.